kwitwa abagore cyangwa se kwitwa umugore, numva ari agaciro kanini Imana yaduhaye, numva ari titre ikomeye kuruta ko nakitwa Dr runaka. Nose ntihari abakobwa bitwa ba dogiteri ariko bakaba bafite igishako cyo kuba nta bagabo bafite. Numva nishimiye kwitwa umugore, none nkumva nitwa ngo madamu runaka. Rega ubuhamya bw'abandi cyangwa amashimwe y'abandi hari abakomeretsa, ariko mu by'ukuri ntago akwiye kubakomeretsa kuko nta ruhare mba naragize mu rushako rubi rwabo, ntihagire uwo ngusha. Rero ku muntu wahuye n'ibikomere cyangwa se wateshejwe agaciro n'umugabo kubera ko yiswe kuko yabaye umugore we, ntago yanyumva. Niyo mpamvu mvuga nti ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Bivuze ngo nta bwenge ufite ubugingo egari zero. Niyo mpamvu benshi bari gutakara mu nzira, urushako rukabananira nubwo ayo mafaranga rwose ari ubwugoma. Ariko icyitonderwa, umumaro wo kumenya n'uyu nuko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Oya bafite agakiza kagurumana pe, amavuta ari amavuta hanura yerekwa ari manuka, ariko yabura ubwenge isi kamwota, urugo rukasenyuka. Abantu rero tubuze ubwenge mu rushako, tubuze ubwenge cyane cyane. Ngenda za kugaruka ku bagore kuruta abagabo, kuko abagore nibo bakunda gusakuza mu bigeragezo. Umugabo agukubita, wenda tubare ko wanakosheje koko, ariko se bivuga ko umugabo yagukubita ukabyemera? None se ubundi agukubise wabikoraho iki? Munsi ntugwita uzindukira kuri RIB, ukajya kuri RIB. None se ko niyo babafunze aribo bafatiye mbere yo kujya kubafunguza? Ari nayo defo igitsina gore tugira. Iyo ugeze muri situation ikubabaje cyangwa se iguteye kugira umujinya, ntago kukanyihutiraho, ahubwo urabanza ugatuza ugatekereza icyo ugomba gukora. Ibintu byose ngo ujya kubwira abantu, urugo, ibibazo by'urugo ni ibanga ryawe n'umuryango wawe n'Imana. Mbona nta kintu gishobora gutuma nsenya ngewe. Ndi kugira ngo mvuge kuri urwo rukundo, mvuge n'icyitwa ingirwa rukundo y'amarangamutima. Utazibeshya ngo ukunze umuntu kandi ufite icyo umukurikiyeho, nawe ubwawe udashoboye gusobanukirwa ko hari icyo umukurikiyeho, kuko udashoboye gutandukanya urukundo n'amarangamutima. Ubundi reka nkubaze, ufite urukundo, ukunda umugore wawe cyangwa ukunda umugabo wawe, igikorwa cyo mu buri cyakwanga gute? Ko biriya bintu nasanze bituruka ku marangamutima. Niba wishimiye umuntu ukoze kuririmba, ego ko mana uragenda cyokora wenda ushaka kumbwira ngo nagageza ku byishimo bye, naho ngaho nyine aho ngaho. None se nimba atagejeje ku byishimo bya nyuma, nibyo basi wabibonye bikeye. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamurura bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Yes, reka nanjye ngusuhuza aho dukurikiye. Ni by'agaciro gakomeye cyane kuba ugarutse ku bana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndagushimiye aho wabereye hose. Ushobora kuba dukurikira hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nk'i Burundi tufite abakunzi benshi cyane, tufite inshuti nyinshi cyane, kandi buri munsi murabitwereka mukabitubwira ko mudukunda kandi ko mudukurikira. Ndetse n'abari muri diaspora mwese reka mbabwiye ngo amahoro y'Imana abane namwe. Kuri kamera turi kumwe n'umumama hano, twishimiye kubana nawe muri iki kiganiro. Yego murakoze. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza, turashima Imana. Urasa neza kabisa. Murakoze. Reka kuba dukurikiye abanze bamenye ngo ninde tugiye kubana muri iki kiganiro, kuko ku ISEZERANO TV n'ubwa mbere tugiye kuganira. Nubwo hari indi channel turi kumwe yitwa Gona TV ho babasanzwe bakuzi, ariko twebwe n'ubwa mbere. Reka badukurikiye bagirwa mu gisho kumenya ngo tugiye kubana muri iki kiganiro. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Byukusenge Trifine. Ndi umumama, ndi umubyeyi. Yego. Ndi umumama w'umugabo umwe. Cyangwa se ndi umugore w'umugabo umwe. Umugore abagira benshi. Buriya hari abagira benshi? Ariko ntago babemewe. Ubwo baba baraba mu ibanga.
oya hari n'ababagira bagaragara bazwi ubwo ntago baba ari ababo n'ubundi terwa n'imyemerere yabo buriya ariko wenda ni no ku myemerere wenda uretse nk'abavandimwe b'abayisilamu usanga bo batubwira ko bemerewe gushaka abagore benshi ariko ntago batubwira ko umugore nawe yemeye gushaka abagabo benshi. Yego. Urumva rero n'uwo yamugira yaba ari uwo mu ibanga ntago yaba yemewe. Yego. Uti nitwa Trifine ndi umumama. Yego. Benshi bavuga Trifine cyangwa bakunda Byukusenge. Bon. Byukusenge ninjye ndikunda cyane. Abantu rero banzi ku mazina kurindi zina ndavuga benshi ariko ntago ndikunda mukunda. Bakuzi kurindi zina udakunda? Nagasirino ko kuva mu bwana ariko somehow ntago nkakunda. Nakahe ngo tukamenye. Mushaka ukamenya se? Abakazi barahita bakamenya. Abaza kumbona barakamenya. Nuko byurumva nawe Trifine ntago urikunda ubundi abandi iyo bageze mu mujyi bahita barihindura bakarihina. Bo ntago ari kuvuga ngo sindikunda kuko nararyiswe n'iryange riri no muri mu ndangamuntu ahubwo ntago nakuze bari impamagara. Noneho maze gukizwa izina Byukusenge numva akamaro karyo. Numva ko ari umurage mwiza nahawe n'ababyeyi. Kukwita byuka usenge ni nk'igikorwa kigomba kuba buri kubyutse. Waba ari mu gitondo yaba ari saa sita waryamye ukabyuka. Navuga ngo utegetswe gusenga kuko niwo murage. Murage wa mbere ni izina ryiza uba wiswe n'ababyeyi kandi bajya bavuga ngo izina ni ryo muntu. Ubwo rero izina ryabaye rya muntu nyine. Ndarikunda ariko nakuze reka nkavuge banyita Titi. Ntago nzaba barikomoye. Ubwo se nirikomoka kuri Trifine ahubwo? Ntago mbizi. Cyabinde abantu barihina aho kukwita Trifine akakwita Titi. Nuko nyine ariko nyine izina Byukusenge icyo ndikundira nuko rifite icyo risobanuye ku buzima bwanjye. Kandi nasanze ari izina ryiza cyane mu mazina yose kandi barakoze kuri nyita. Yego. Uravuze utinda namenye agaciro karyo maze gukizwa umaze igihe kingana iki ukijijwe? Jewe nakijijwe neza muri 2016. 2016. Nibwo nisobanukiwe. Mbere yawe wari ukijijwe nabi? Aha, dutandukaniye izo bintu utandukanyiriza gukizwa neza no gukizwa nabi. Yego. Witanzeho urugero kuko urumva ibyo bihe byose wabibayemo. Yego. Gukizwa nabi ni kuno ushobora kuvukira mu idini. Ntago ndi buvuga itorero ndavuga idini. Noneho ukarikuriramo ababyeyi bawe bafite inshingano runaka ugakuriramo aho mu by'ukuri utari umwana wigeze ukurugira ibintu by'ubucabiranya n'imico mibi nta burara wigeze ugira. Noneho kumva kukijijwe. Yego. Ariko iyo nasomye agatabo k'umugenzi nsanga abantu nk'abo bitwa ba mico myiza. Nari mico myiza. Yego. Ariko ntago nari umwana w'ubugingo. Ubwo igihe kiza kugera rero umwuka w'Imana nzaho. Nakoraga inshingano, nari umuririmbyi, nigeze kuyobora abana kuko nkunda abana cyane, nigeze gukora inshingano yo kuyobora abana mu itorero. Ariko ubwo nge numvaga ari ibyo bibaye. Ariko umwuka w'Imana aza kunsanga anyemeza ko ndi mico myiza ariko ntari umwana w'agakiza. Ubwo icyo gihe nyire ndakizwa. Yabikubwiye gute kuko urumva ba mico myiza kenshi nta n'ibyaha byinshi baba bafite. Reka mvuge ngo nta n'ibyaha baba bafite. Noneho rero habaye iki gituma kubwira kuri mico myiza ariko ugiye gukizwa? Habaye iki hagati aho ngaho? Nize ibyanditswe byera. Ngewe ntago nigeze nkura ngo bampanurira ngo iravuze. Cyo ntago nigeze mpura nabyo. Ahubwo nge ibyanditswe byera byarampanuriye. Ntago wemera ubuhanuzi? Oya ndabwemera. Yego. Ndabwemera ariko ubwo ndi kukubwira uko nakuze nuko nakijijwe. Nasomye ibyanditswe byera
niga gucungurwa k'umuntu. Yego. Nize gucungurwa k'umuntu, nsoma amagambo ambwira ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Adamu akimara gukora icyaha yokoje isi, yatumye isi cyangwa se yatumye abantu bose bazamukomokaho bavuka ari abanyabyaha. Muri Zaburi igice cya 7 niho Dawidi yanditse ngo dore naremanywe gukiranirwa mu byaha nimo mama yagenje gute yambyariye. Ayo masomo yose ngenda nyahuza umwuka w'Imana ari kunyobora, nza gusanga ntakijijwe ndi mico myiza. Noneho ndasenga mbwira Imana nti Imana rero nkeneye ako gakiza, nkeneye kubyarwa ubwa kabiri. Nkunda gukoresha amagambo nyine ameze utyo, ushobora kujya mbaza buri kantu ku kandi, ariko ndizera nawe icyo mvuga uri kucyumva. Nza kubyarwa ubwa kabiri, nari narabyawe n'amazi ariko ntarabyawe n'umwuka. Nza kubyarwa n'umwuka wera rero. Kubyarwa n'umwuka wera rero gute? Nizi icyigisho ndabyibuka icyo gihe nkizwa, ni n'umutware wanjye, wenda sinshaka kubivugaho byagutse. Twagiye gusengera ahantu, niwe wabwirije icyo gihe. Abwiriza icyigisho cyari gifite title ivuga ngo ibagiro ridasanzwe. Noneho abaza ikibazo ngo mbese ni ikihe kinyabuzima cyajyanywe mu ibagiro, ninde uzi kubaga? Mu by'ukuri yashakaga kutwigisha uburyo agakiza kabonetse. Iyo dusomye Bibiliya, Yesu agereranywa n'intama. Yego. Noneho njye kimara kuvuga ibyo, kuko Imana yampaye kumva cyane, iyo umuntu avuze ndumva cyane. Umwuka w'Imana aransanga, numva ni njye uzi kubaga, numva ni njye wabazi. Nsanga ikinyabuzima ni Kristo wabazwe. Mu by'ukuri iyicarubozo yakorewe bingana no kubagwa. Yego. Aho umwuka w'Imana mfatirayo rero, ngira agahinda, ndavuga ntumbabarire ko mu bakwishe ndimo. Urumva ukuntu umwuka w'Imana agusanga, ntiwumve ko bya bintu byakozwe na babanda, kumva wowe nawe ufite uruhare rwo kuba ibyo byarabaye. Ngira agahinda, Paulo yabyise ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera umuntu kwihana. Uduhinda ni twinshi, ariko hari agahinda kazanwa n'umwuka w'Imana gatera umuntu kwihana. Icyo gihe rero nagize agahinda ko mu buryo bw'Imana kantera kwihana, nsanga koko ntarakijijwe, nsanga ntafite agakiza, ahubwo narakijijwe bigendeye ku mirimo cyangwa se nari mico myiza. Icyo gihe rero ndakizwa, mvanwa mu gitabo cy'urupfu, nandikwa mu gitabo cy'ubugingo, mba umukristo wuzuye. Ariko ntabwo urangerera ku ngingo, nubwo atariyo ntuza y'ikiganiro, ariko ntabwo urangira ku ngingo neza ngo numve ikintu cyabaye cyatumye ureka kwitwa mico myiza ukitwa umukristo. Yego. Ntabwo yakuganda ndakumva neza, kugira ngo n'umuntu uyu munsi dukurikiye wenda nawe ataza gusanga yari mico myiza ariko atarakizwa. Ese hari ibintu wakoraga waretse umaze gukizwa, reka ariko mbyita? Yego. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese afite uko umwuka w'Imana amusanga, bitewe n'imico ye n'aho yavukiye, ndetse na depression yahuye nayo. Ibyo nabyo njye mbigenderaho. Yego. Depression ni ihungabana. Njyewe rero hari utuntu nyine nagiraga, urugero nambaraga ibintu bigufi, na cyane ko mu idini ryanjye ntabwo ari ibintu barwanya cyane. Nambaraga ibintu bigufiya, ariko nkumva ntacyo bintwaye, nkaba ntanamanura, nkumva ntacyo bintwaye. Igihe kimwe nambaye uwo mwenda, nza kunyura ku bantu ndi kwigendera, numva ni nk'umutima unyongora umutima. Hari ukuntu umutima ukuvugisha, ubundi wenda reka mvuge kuri iki. Umuntu wakijijwe ntago aganira n'umutima nama, ahubwo umwuka w'Imana niwe umuganiriza. Yego. Noneho mico myiza we aganira n'umutima nama. Ari ryo rya somo riri mu bwiriza ngo nkiza inzira ebyiri imbere yawe, inzira nziza n'inzira mbi, icyakora inzira nziza bari inyura. Uwo ni umutima nama Imana yamaze guha Adamu akimara gukora icyaha. Yego. Rero iyo umuntu amaze gukizwa, ntago aba agikontororwa cyangwa se ntago aba
akikoreshwa n'umutimanama, ahubwo ayoborwa n'umwuka w'Imana. Ikimenyetso cy'uko nakoreshwaga n'umutimanama ni uko numvaga iyo mini nta kintu ntwaye, nta bwibone n'ukuri nabaga mbifitemo, gusa numvaga ari umwenda nambaye nkaberwa, nkumva ni ibisanzwe. Ariko nkimara kwakira umwuka w'Imana uri kunyobora, umwuka w'Imana arambwiye ngo keba kureba abantu bari kukureba. Icyo gihe ntago najyaga ndeba ngo umuneka abantu bari kundeba, keba kureba abantu bakureba. Ndareba ati urabona abakureba benshi si igitsina gabo? Ndavuga nti yego. Numva isomo rinjemo ngo nta kizabuza ibisitaza kuza ariko bizana zabona ishyano. Nese nsubira mu rugo njya guhindura umwenda, ngira Imana ni Imana, uhereye none sinzongera gusitaza abantu, kuko maze kubona ko kubasitaza nzabona ishyano ngewe. Ubwo umwuka w'Imana abankuye kuri icyo kintu gutyo. Niga muri segonderi nagiraga umusatsi muremure, nise muri Islamique, ngira umusatsi muremure pe, waringaga jiribabe. Uwo musatsi nkawutindaho cyane, ndi kusokoza, ndi kuprepara, ndi kugira gute. Ndi muri miriware ndi gusokoza, umwuka w'Imana aransanga, arambwira ngo kuraho inkomyi yose yatuma utankorera. Numva nyine umutima umbwira ngo umusatsi uri kugukereza kutagira ibyo ugeraho. Wa musatsi numva umutima umbwira ngo genda ufate umukasi, ari umukasi mama arafite munini, mwukata imyenda abatayeri bakoresha. Genda ufate uriya mukasi uheraho hari shinyo, icyo gisatsi kiza gitendera, ufatireho uhita ukata. Wahise ubikora? Oya, nagize ubwo. Urumva iyo umuntu ayoborwa n'umwuka w'Imana, kuko aba yaramaze kubyarwa n'Imana, iyo Imana ikubwiye ikintu uhita uhinda umushyitsi, wumva umutima uteye, kumva umutima urateye. Iyo umutima uteye rero uba utarafata umwanzuro kwita ujya gukata nyine cyangwa se kugira ikintu ukora, ureka Imana ikubujije. Ngiye rero umutima wahise utera, ndavuga Mana umusatsi wanjye kuko ngiye kuwukata numva biranze, kugira ngo ngende kwiga birananira, gukata umusatsi birananira, numva mbuza amahoro pe, nk'umuntu wisha ahari. Ndangije njya gufata wa mukasi koko ndakata, aho ne nafungiye shinyo, numva wagira ngo ni nk'ikirotoni ntuye. Numva ndaruhutse, nuko njya ku ishuri. Nicyo nari ndimo mvuga, iyo umuntu ayoborwa n'umwuka w'Imana, hari ibintu yakora abantu bakabona ni ubusazi. Icyo gihe ntago nagiye ku ishuri bambaza umusatsi wowe ushyize byagenze gute, ntago nawe bujye kuvuga ngo Imana yambwiye ngo kata umusatsi. Niyo mpamvu hari ibintu umuntu atagomba kuvuga, aba agomba kumenya we bwite. Hari ubuhamya waha abantu, hari n'ubuhamya utaha abantu bakabona ni ubusazi ufite. Yego. Nose Titi, wenda urakoze cyane, none nahise nsobanukirwa. Wumvishe nabyumvise. Ntekereza ko n'abadukurikiye babyumvise kuko nge nibo mbambariza. Ahubwo noneho reka mpite nibasa aka kantu. Yego. Hari umuntu ushaka guhita avuga ngo nibe ngo yarambaraga ijipo ngo akajya mu muhanda kumva ntacyo bitwaye, ngo nyuma ngo akajya wenda uyu munsi hakaba ari umukobwa wikunda utwo tujipo, ashobora guhita avuga ko umucirira urubanza akadakijijwe. Nicyo natangiye mvuga, navuze nti buri muntu wese afite uko umwuka w'Imana amusanga. Nicyo nahereyeho njya gusobanura icyo. Mu by'ukuri hari n'uw'Imana ibuza kunywa fanta kandi ntago ari igisindisha, genda bazi. Ubwo Imana ararebye ibona uburyo imukerezamo iyo fanta. Yego. Buriya umwana iyo akura ntago wamubwira ngo agenda atabanje gukambakamba. Yego. Ndi kuvuga mu buryo bw'umwuka, ndizera muri kunyumva. Ntago umwana wajya kumuhatiriza ngo genda atabanje gukambakamba. Mu by'ukuri rero kugira ngo umuntu agende arabanza agakambakamba. Ntago umuntu akura ngo ahite ngo avuga ako kanya. Ni process cyangwa se ni urugendo ruba mu rugendo rwa Gikristo mu buryo bw'umwuka, kugira aho umuntu ava n'ahagera. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryavuze ngo ntugacire mwene so urubanza, ngo nubwo yaba ari byo ntago ufite uburenganzira bwo kumucira urubanza. Iryo somo ntago najyaga ndyumva, ndagira ndisobanureho. Icyatumye ndyumva ni irihe: naganire n'abantu benshi nibwo nasobanukiye iryo somo. Mu by'ukuri muri iyi si cyangwa se abantu tugira depression zitandukanye, cyangwa se tugira ihungabana ritandukanye. Iryo tuvana mu miryango, iryo tuvana mu madini, iryo tuvana mu rushako, ahantu hagiye hatandukanye. Izo depression cyangwa se iryo hungabana hari uburyo Imana irituvuramo. Kandi usibye no kurivura, ni urugero natanga. Reka mvuge ku mwana w'umuhungu.
hari umwana ni urugero ubwo ndi kubaha simbizi ntabyo nigeze mbona. yego Hari umwana w'umuhungu ushobora kuba yaragize ihungabana avanye ku babyeyi, akaba nta rukundo yigeze abona kandi afite ababyeyi cyane. akaba atarigeze yumva n'umuntu wamubwira ngo ndagukunda cyangwa uri mwiza. Yarakuze yumva avuga ngo ntacyo umaze, nta bwenge ugira, dore uko usa, ntacyo uzigezaho. Mu by'ukuri atarigeze yumva amagambo meza mu matwi ye. Uwo mwana akagira igikomere, akagira ihungabana. Mu by'ukuri yakuze atangira kwirwanirira. Urumva bari umupagani. Iyo yirwanirira rero ni kwa kundi ujya gusanga ugasanga aratendeka abakobwa, arakundana nk'abakobwa nka 5. Ariko mu by'ukuri ari kugerageza kureba ko yakwivura igikomere afite, ari kugerageza kureba ko yakwigirira icyizere biturutse mu bantu. Akumva wundi uramuhamagaye, wiriwe ute, wariye, na runaka aramuhamagaye, na runaka aramuhamagaye, uri mwiza, ndagukunda. Akumva ubuzima nubwo. Uwo muntu rero yumuciriye urubanza, ntago Imana izamubaraho icyaha, wowe izakubaraho icyaha kuko umuciriye urubanza, kuko ntago uzi ubuzima yanyuzemo. Uwo mwana rero cyangwa se umwana w'umuhungu akwiye kwegerwa ukamutega amatwi. Buriya abakansara babanza gutega amatwi umuntu, kuko iyo umuteze amatwi umenya n'uburyo umuvuramo. Uwo muntu aba akeneye kwegerwa ukamutega amatwi, wamara kumwumva ukamuhumuriza, ubundi ukabona kumwigisha ibyanditswe byera. Ntago abantu bose bakizwa ari uko wababwiye ngo handitswe ngo. Hari nabo n'abakizwa wabanje kubaganiriza ukabanza ukabavura ihungabana bahuye nabyo. Ikindi ukabumva, ahubwo ntubacire iteka, ahubwo ukagerageza kubumva kugira ngo ubone uko bavura. Nicyo rero nashingiraga mvuga nti nta abantu bose ntago Imana idusura kimwe, cyangwa se ntago Imana itugenderera kimwe bitewe n'ubuzima umuntu yanyuzemo. Yego. Titi urakoze cyane. Reka duhite dukomereza muri uwo mujyo warukomoje ku muryango. Nshaka uyu munsi tuganira ku muryango. Yego. Kwitwa mama kuri wowe, kwitwa umugore kuri wowe bisobanuye iki? Bisobanuye ikintu kinini. Njya mfata ibintu by'Imana rero nkabihuza n'ubuzima busanzwe. Sinzi impamvu. N'ubundi urabiduhuriza. Buriya Bibiliya iyo ivuze umugore ashushanya itorero. Sibyo? Yego. Nimvuga itorero ntumve ngo ni abakatolike, ni abadezami, ni abarokore. Ayo ni amadini. Itorero ni abantu babyawe n'Imana. Ni abantu Imana yakuye mu gitabo cy'urupfu ikabandika mu gitabo cy'ubugingo. Abo bantu rero ahantu hose bari bitwa itorero ry'Imana. Imana rero yaradufashe itugeranya n'itorero ryayo. Twitwa abagore cyangwa se kwitwa umugore. Numva ari agaciro kanini Imana yaduhaye. Numva ari titre ikomeye kuruta ko nakitwa Dr. runaka. Yego. Kwitwa umugore bikurutira kwitwa docteur. Nose ni hari abakobwa bitwa ba docteri, ariko bakaba bafite igishako cyo kuba nta bagabo bafite. Bakavuga bati yo mba ntaraniza aya mashuri byibura nkibonera umugabo. Niyo mpamvu nkubwiye nti kwitwa ko ndi umugore bindutira kugira iyo titre, kwitwa docteri runaka. Ese bivuga urakomeje cyane. Urumva niyo ugeze mu bantu barakubaho. Ni umugore madamu runaka. Ni icyubahiro gikomeye cyane. Ni ukuri iyo nta bikomere ufite. Yego. Kuko hari n'abatabikunda kubyitwa bitewe n'ubuzima bw'urushako baciyemo. Ariko nkanjye nta bikomere mfitemo, numva nishimiye kwitwa umugore. None nkumva nitwa ngo madamu runaka. Abantu rero baraza kuvuga ati uyu mugore rero atwiraseho. Ntago ari uko kuko kubera ibintu bimaze iminsi hanze hano ubuhamya buri ahangaha ku masocial media ni cy'amadivorce. Nejo bundi sinzi niba barabibonye. Barimo bavuga ku bintu by'ubutabera ko hamaze gutangwa divorce 3,000 uyu mwaka. Sinzi niba barabibonye. Ariko urumva utubwiye bitandukanye na biriya. Nyine rega ubuhamya bw'abandi cyangwa amashimwe y'abandi hari abakomeretse, ariko mu by'ukuri ntago akwiye kubakomeretsa kuko nta ruhare mba naragize mu rushako rubi rwabo. Urakoze cyane. Nukuri pe ntihagire uwo ngusha nkokabyaramwe. Ntihagire uwo ngusha, ahubwo ndi kuvuga nti nishimiye kuba umugore kuko nta bikomere nahuye nabyo mu rushako. Niyo mpamvu mbyishimiye, niyo mpamvu numva ari by'agaciro. Rero ku muntu wahuye n'ibikomere cyangwa se wateshejwe agaciro n'umugabo kubera ko yiswe kuko yabaye umugore we,
ntago yanyumva. Niyo mpamvu mvuga nti hari abadakunda cyangwa se bumva nta gaciro bifite kwitwa umugore kuko ntako bigeze babonera mu ngo zabo. Rero ntibantera amabuye, ngewe nsobanuye icyo mbajijwe kubera ko nta bibazo mfite mu rugo. Niyo mpamvu numva mbyishimiye kwitwa umugore. None se kuba uyu munsi uvuga uti ngewe nta mashimwe yanjye nuko wasenze cyane cyangwa niki byagenze bite? Aho niho nshaka rero turebe noneho. Yego. Ndaza kuvuga kuri iki kintu. Yego. Reka ndambura ibyanditswe kugira ngo icyo kintu nkigusubize. Ihangana tugiye kujya mu mubwiriza. Yego. Igice cyawo cya 7 ku murongo waho. Umubwiriza igice cya 7 ku murongo waho wa 11. Ubwiriza 7:11. Cyangwa reka duhere ku murongo wa 11. Haranditse ngo ubwenge buhanije ubwiza nk'iby'umuntu arazwe. Ndetse burushaho kubonera abakireba izuba. Kuko ubwenge ari ubwugamo. Ndashaka dutinde ku murongo wa 12. Kuko ubwenge ari ubwugamo nk'uko ifeza ari ubwugamo. Ifeza ni iki? Ni amafaranga. Bajya bavuga ngo iyo umuntu afite amafaranga ibintu byose biba byaciyemo. Rero ni ifeza n'ubwugamo. Amafaranga ni musema kweli. Ngo ari ku mumaro wo kumenya. Icyitonderwa. Umumaro wo kumenya n'uyu. Nuko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Bivuze ngo nta bwenge ufite ubugingo egari 0. Niyo mpamvu benshi bari gutakara mu nzira. Urushako rukabananira, agakiza kakabananira. Nta bwenge. Abantu bafite ubugingo ariko babuze ubwenge. Ni Bibiliya nsomye. Ariko nta bwenge. Umumaro wo kumenya n'uyu. N'umumaro ni iby'akamaro kubimenya. Umumaro niko buriya Bibiliya nyisoma. Iyo nsoma Bibiliya akajambo ku kandi ngenda nkasesengura. Ngo ari ku mumaro wo kumenya n'uyu. Nubwo ayo mafaranga rwose ari ubwugoma ariko icyitonderwa umumaro wo kumenya n'uyu nuko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Bivuze ngo uburinzi bwawe ni ubwenge. Ntago ubugingo buzakurinda. Ubwenge buzarinda ahubwo icyo kibitsanye Imana yaguhaye. Agakiza Imana yaguteretsemo kazarindwa n'ubwenge ufite. Nutagira ubwenge uzatakara nk'uko abandi bari gutakara. Nutagira ubwenge uzasenya. Nutagira ubwenge ntuzamenye uko ugomba kwitwara. Ubwo nagiraga ngo noneho ngaruke ku cyo warumbajije ariko mbanje gusomera isomo. Yego. Amen. Kadeba. Bya bintu birakomeye. Bivuga ngo aba bantu nta bwenge baba bagize. Yego. Bashobora kuba bafite ibindi byose. Oya bafite agakiza kagurumana pe. Amavuta ari amavuta hanuriye yerekwa rimanuka. Ariko yabura ubwenge. Isi kamwota. Urugo rukasenyuka cyangwa se n'uwitwa ko ari umukirisi cyangwa ari umukozi w'Imana nkuko tubivuga. Agakiza kakamucika kareba. Kuko yabuze ubwenge. Kuko yabuze ubwenge. Bivango ibintu byose rero biradusaba kugira ubwenge. Niyo mpamvu rero Salomo azi ubwenge. Yarabatsakwa se ubwami data yayoboye koko Dawidi. Bino yakoze ko bikaze mbona nge ntazabishobora. Maze Uwiteka aramusura. Ati nsaba icyo ushaka cyose. Hasi bundi bura Salomo yari busaba iki? Ibikombe bya zabo yanyweragamo. Yari umuhanga. Yari umuscientist. Yari yarize pe. Akubura yari busabikira. Akubura cyari gihari nta utagira igishakwe. Cyane. Ariko ariyireba ariyumvira ati ngusabye ubwenge. Imana nawe bikora ku mutima ati kuko usabye ikintu gikomeye ubwenge ibindi byose ndabiguhaye. Hari ukuntu usaba neza shabika kora ku mutima w'Imana. Kavuga ati usabye ikintu nari nkeneye. Buri ibintu dusaba n'Imana biyigirira inyungu. Uzugize ubwenge mu rushaka ukagira ubwenge mu murimo Imana yaguhamagariye. Imana birayinezeza kuko ibivuga ati
nta kirogo izapfa kuza uko yibone kuko uyu mwana yansabye ikintu cy'ibanze gikomeye kandi ndakimuha. Abantu rero tubuze ubwenge, mu rushako tubuze ubwenge, mu gakiza mu murimo w'Imana tubuze ubwenge. Nyaboneka dusaba Imana ubwenge. Reka nigendere rero. Yego. Cyane cyane ngendaza kugaruka ku bagore kuruta abagabo. Kuko abagore nibo bakunda gusakuza mu bigeragezo. Ikindi kintu nshaka kuvugaho, buriya umuryango ni ikintu gikomeye. Umuryango Bibiliya yawise ijuru rito. Ijuru rito. Yego. Imana ararebye ibona nta yindi mpano isigaye yaha umuntu usibye umuryango. Irangije iwuhereza, navuga ngo ni nk'isezerano ryo kuba ijuru rito. Satani rero barafushye ati nkabicamo kabiri. Arabiduruvanga kuko azi neza ko urubyaro ruvuka muri uwo muryango muzima ruzaba urubyaro rukomeye, n'abazabakomokaho bazaba bakomeye, kuko wa mwana ukuriye mu muryango mubi ashaka nabi. Yego. Ariko umwana ukuriye mu muryango mwiza niyo yaba atarakijijwe ni ukuri ashaka neza, kuko abagendera ku ndangagaciro yasanze mu muryango we. Yego. Nimba muzarebe abantu ba kera, umukobwa baramubwira ngo nubwo umugabo yagukubita utegetswe kuguma hehe mu rugo. Kera ababyeyi ba kera cyangwa se abagore ba kera bari bazi kuganduka, bakanabakubita bagaceceka akaryumaho, akaba atanahamagara nyina ati bankubise, kuko yabitojwe akibana na nyina na se. Nyina aramwicaza atumva umugabo nubwo yagukubita utegetswe kuganduka. Uyu munsi baraza kuvuga ko rwose nta mugore wakubitwa. None se niko yigishijwe nawe, mwana wa ntihazagire ugukora uzahita utaha. Bagukubise bate? Akoze turifi were tutararenga aho ngaho, ubundi wo mugabo yagukubita ukabyihanganira. Byaterwa n'icyo nkubitiye. Kuko nanjye nago ndi marayika, reka mvuga iki ngiki. Mu by'ukuri ngira amarangamutima kandi ndababara, ndanakomereka kuko nago umutima wanjye ari ibuye. Ariko biterwa n'icyo umugabo agukubita. Wenda tubare ko wanakosheje koko. Ariko se bivuga ko umugabo yagukubita ukabyemera? None se ubundi agukubise wabikoraho iki? Munsi nuguhita uzindukira kuri RIB. Ukajya kuri RIB. None se ko niyo babafunze ari bo bafatiye mbere yo kujya kubafunguza, bivuze ngo aba yahubutse icyo yakoze ntago yatekereje. Ubundi niyo mpamvu igeze muri situation mbi ntago kukanyihutiraho, ari nayo defo igitsina gore tugira. Iyo ugeze muri situation ikubabaje cyangwa se iguteye kugira umujinya, ntago kukanyihutiraho, ahubwo urabanza ugatuza ugatekereza icyo ugomba gukora. Kuko ni hano umwuka Imana profitira muri uko gutuza akaguha inama y'icyo gukora. Ariko iyo uhutiyeho mu mujinya ntago umwuka Imana bari kumwe nawe. Niyo mpamvu ukora ikintu uhubutse. Ahantu tuhatinde ni ukuvuga ngo igihe cyose ugeze muri situation itari nziza, banza utuze. Yego. Ubone gutekereza. Wifata icyemezo ukirakaye cyangwa ubabaye. Kuko umuntu wese ufashe imyanzuro ababaye, agafata imyanzuro afite umujinya, iyo myanzuro aba ari mibi ntago ari myiza. Yego. Ariko iyo umuntu atuje, niba ukunda indirimbo wongera uririmbe. Niba ukunda indirimbo. Nimba ari no kubyina, genda muri saro ubyiniremo koko. Ubyine ushaka ikintu cyakuruhura, cyangwa se winjiza umwuka usohore, ikintu cyose cyatuma utuza ugikore, hanyuma numara gutuza ubone gufata umwanzuro. Kuko mwituze niho umwuka w'Imana asangira umuntu. Ntago Imana igisanga umuntu mu kavuyo. Muri kamere, mu burakari, mu gahinda, ngo umutima ubabaye ntunezeza Imana bitewe nuko wababayemo. Ariko iyo utuje ukabwira Imana, ukamenya gukontorora agahinda ufite, ukamenya gukontorora kamere y'uburakari ufite, nuko umwuka w'Imana agusangiramo. Rero abantu benshi bajya basenya kubera gufatira imyanzuro mu burakari, mu gahinda, batigeze batuza. Ugasanga abandi guceceka birabananiye, bagiye kugisha inama, abandi ngo nabo zananiye. Ugasanga ntacyo ukoze. Muri make ntago umuntu akwiye kugisha inama igihe yubatse. Biterwa naho ikibazo kigeze, ntago ibintu byose ngo ujya kubwira abantu. Urugo, ibibazo by'urugo ni ibanga ryawe n'umuryango wawe n'Imana. Iyo byagiye ku karubanda nyine ni handabunzi baza, ibintu biba byageze wandabaga ku mugani w'abantu. Biba byageze kure. Niyo mpamvu ariko mu gihe ugishoboye kwihangana no kubona ko ushobora gukemura ibibazo bihari,
gerageza usenge usabe n'Imana inama izakubwira uko ukwiye kubitwara. Yego. Ese Tirifi, uyu munsi nta kintu gishobora gutuma usenya? Ntago kibaho? Mbona nta kintu gishobora gutuma nsenya ngewe. Ntacyo? Ikintu cyatuma nsenya uzi icyo ari cyo, igihe nge nakoze ibishoboka byose ngewe ubwanjye. Wakoze ibishoboka byose? Ibishoboka byose. Reka nkubwire ibyo bishoboka byose. Icya mbere ni ugusenga. Hari ugusenga ari no gutitiriza. Sibyo? Ikindi cya kabiri, ngiye kwirebaho ngo ubundi ko ngiye gusenya, nje uruhare rwanjye cyangwa inshingano zanjye nk'umugore narazikoze. Hahandi uvuga uti ndagiye ariko nta mutima uncira urubanza. Aho ubwo uri kumva ikigero nge naba ndiho. Kumva nta mutima uncira urubanza, ngewe ubwanjye nisubiramo mu myaka yatambutse nkavuga nti nakoze inshingano zanjye zose. Ariko mu gihe mbona ko hari icyo ntarakora, mu gihe nkibona ko mfite icyuho, ahubwo nge nakwicara nkabanza nkakura ibyo bintu byose mu nzira, ndi no kubwira Imana n'Imana suri kubireba, nta rwitwazo. Mana ntubibona ngewe nako burari n'isengesho usenga ukabwira Imana uti Imana ntacyo ntakoze urabizi. Ibi sinabikoze, sinagenje gutya. Mbese ukaba nawe wumva umutima wawe ukeye kubwira Imana ibyo bintu. Ariko mu gihe ugifite umutima ugucira urubanza ko nawe utakoze inshingano zawe, nta mpamvu yatuma usenya. Ahubwo icara hasi urwana urugamba kugeza rusoje. Icyo nicyo cyatuma nsenya ngewe. Bivuga ngo izi divorce zose turimo tubona abantu ntago bagize ubwenge. Reka nze kukivugaho noneho nyagukeho, sibyo? Izi divorce ziri kuba, izi ngo ziri gusenyuka. Ubundi hari ibintu abantu batajya basobanukirwa muri bo. Jewe ntago wenda nigeze niga science cyane, ariko ndagendera ku byo nge narebesheje amaso n'ibyo numvishije amatwi. Yego. Nibyambayeho nanjye ubwanjye. Nababwiye ngo ngewe mfite impano yo kuririmba. Buri abantu bazi kuririmba barakundwa cyane. Yego. Abantu babirukaho pe. Gusanga umuntu yashanyaye nagukunze, yashanyaye yanapfa ku bwawe. Ariko mu by'ukuri ni urukundo cyangwa ni amarangamutima. Genda gira ngo dutandukanye ibintu bibiri. Amarangamutima n'urukundo. Ndavuga ku rukundo ruhe? Urukundo nk'impano Yesu yahaye Adamu, aruhereza Adamu ngo akunde Eva, ahita yivuga cya kivugo. Uyu ni akara ko mu mara yanjye, nakagufa ko mu magufa. Umva bura ira niyo mpano yonyine Imana yadusigiye. Mana yanjye yeshejwe. Iriya niyo mpano yonyine nyayo. Umva idafite umukoshi. Urukundo. Ngo urukundo rurihangana. Ariko mana aka gakiza nasanze utihanganye sha nago wagerayo. Urukundo rurihangana, rubabarira byose. Ntirugiye n'ibindi muzasoma iryo somo sinibuka aho riri. Barimo batomora urukundo icyari cyo ibiruranga. Ibyo nimba ubifite sha urarufite rumwe rwanyarwo. Kibi kubandi. Ibintu nk'ibyo. Ndi kugira ngo mvuge kuri urwo rukundo, mvuge n'icyitwa ingirwa rukundo y'amarangamutima. Utazibeshya ngo ukunze umuntu kandi ufite icyo umukurikiyeho. Nawe ubwo udashoboye gusobanukirwa ko hari icyo umukurikiyeho, kuko udashoboye gutandukanya urukundo n'amarangamutima. Hari abantu batazi gusobanukirwa gutandukanya ibyo bintu. Buriya urukundo rwirukanka ntago ndukunda. Rwo rukundo rwaka ushashagirana mbega rwirukanka. Ruriya rwaka nk'amashara ruzima vuba. Urugero rwa mbere, umuntu ashobora kugukundira ko uririmba neza, ariko ntago azi imiterere yawe. Muri rusange abantu tugira imiterere itandukanye. Hari umuntu imico, hari umuntu urakara vuba, hari umuntu urakara bitinze, hari umuntu ugira inzika, hari uvugiraho. Waba uri umukristo cyangwa utari umukristo, iyo mico iraturanga. Icyo dutandukaniraho, iyo uri umukristo umenya gukontorora ibyo bintu, ariko umupagani we ntago ajya amenya kubikontorora.
yego mu by'ukuri ukunze umuntu urukundo rwawe ruguherereje gukundira umuntu icyiza afite ariko urukundo rwa nyarwo rugutegeka gukunda n'ibibi by'umuntu. yego uri kubyumva? ariko man ibyo byose ukamukundira imiterere imico ye myiza ukanamukundira imico ye mibi. Hahandi reka ntanga urugero bahita biyumva aba bantu. Hahandi ukunda umuntu mugifiyansanya yagukorera ibintu man ubundi uyu muntu mukundira iki? Ubundi urukundo mukunda rwaturutse hehe? Hahandi ukunda umuntu yanagukosereza wamurakarira hashira amasabira atarakuvugisha ukumva umutima nturi hamwe ukavuga uti uyu muntu ukumva umutima nturi hamwe mpaka ukamwihamagara kandi ari we wagukoshereje. Rwa rukundo rubabarira byose. Ariko urukundo rw'amarangamutima iyo umaze kumugeza mu rugo mwageze ati ubu ngubu noneho nubwo yagenda hari ako nasigarana nawe akagira akajyana ya marangamutima po hasi agatangira kwirwanaho ngo arebe ko azatandukana nawe kuko ayo marangamutima aragenda agashira ukaba utagikunda umuntu ukanatangira kwicuza impamvu wabanye nawe. urumva nyine wamukundaga ko azi kuririmba neza ariko ugeze mu rugo usanga aragona oya umva wa munwa wa muhogo yakoreshaga aririmba neza abantu bagafashwa agatangira kugutuka wamubabaje arantuka njyewe kakanwa burya karanatukana ukumva ibyo bintu ntago naniwe ukananirwa kwihanganira ibyo bintu kavuga uti kumbuye umuntu nuko ateye ahubwo ikosa nuko utamenya ko umuntu ajya agira n'imico mibi iryo ni ryo kosa. Kandi urukundo rwa nyarwo mvuga nuko ukundira umuntu imico ye myiza n'imico ye mibi. Rero divorce nyinshi ziri kuba ningo nyinshi ziri gusenyuka umuzi ni hahandi gupfa guhubuka utazi ngo ubundi urukundo mfite ni impano Yesu yaduhaye cyangwa se ni impano y'Imana. Urwa rukundo Imana yateretse muri Adamu cyangwa se namaranga mutima turutse ku cyo ndebera ku muntu. Hari abakurikira abandi kubera imitungo yego kuko afite famille zikomeye kuko ari pasteri afite amashuri kuko azi kuvuga neza abantu bakizihirwa afite igikundiro gitsina gore gikunda abagabo bafite igikundiro icyo cyonyine kikagukurura baba celebre mbega baba ibimenywa bose cyane uzi kuvuga neza ufite akajwi keza abantu bavuga bikabakora ku mutima ugasanga wowe ibintu bigukururana ibintu bigaragara byiza gusa ariko nta bintu bibi biragukurura ngo wumve ukomeje gukunda umuntu. Niba rero iteka ryose urukundo rwawe rukururwa nuko umuntu yagukoreye ibintu byiza yagukoreye ibintu bibi kumva rurakamye ntago ufite urukundo uwo muntu ntago yari uwawe ahubwo wafashe ikitari cyo wafashe utari we washakanye n'umugabo utari uwawe washakanye n'umugore utari uwawe. Urukundo rero abakiri ufite buri muntu wese agira urukundo buri n'umupagana ararugira iyo mpano Imana yayihaye buri muntu wese. Ikigoye rero abantu ntabwo baramenya gutandukanya urukundo n'amarangamutima ariko turi hano nyine kugira abantu babimenye unamenye ngo ubundi wubakiye ku rukundo nk'Imana yatanze cyangwa wubakiye ku marangamutima. Tugeze aho ngaho hari umuntu ushobora guhita yisuzuma kumva ikiganiro akavuga ati ariko nubwo nashatse menya narayobowe n'amarangamutima yego ariko yamaze guhitamo yamaze gushaka yabikosora gute kugira ngo ya marangamutima azahinduke urukundo? Ese birashoboka? Ikintu rero natangiye mvuga nti yahisemo ibitari byo ni nko kwambara inkweto uzisobanyije yego kandi uyu muntu yakoze ubukwe bibi ziravuga imiryango irizihirwa usenya urugo waba ubaye igitutsi muri rubanda uri n'umukristo noneho ari n'umuvuga butumwa none ko uyu munsi tuzibona divorce nyinshi ngo ziri no mu barokore by the way birakomeye biteye ubwoba. Icyo nshaka kuvuga ni iki rero ahangaha icyo ugomba kumenya cyo wambaye urukweto rutari urwawe yego icyo cyo wicara ukizi noneho ko uburyo ibyo bintu byakosorwa bimeze nko gufata umuntu wapfuye ukamuzura
uyu muntu rero nasenye ashake urukundo ruzima. Oya njye izo nama ntago nazitanga. Reka none umuha inama rero niho nshaka kugira ngo tujye. Uyu muntu rero udashoboye gusenya sibyo yihanganire kuba mu gahinda. Icyo ni icyambere ngewe nkanjye nk'umuntu sibyo adashoboye gusenya nyine mu gihe atasenya mu gihe adashaka gusenya byakangiza umurimo w'Imana. Icyo ni icyambere wese n'umurimo w'Imana kuko urumva hari impamvu nyinshi erega gusenya nubwo abantu babikora ariko ntago ari ikintu cyiza tuvugisha ukuri ntago ari ikintu kigaragara nabi. waba uri umukristo waba utari umukristo gusenya ni ikindi kintu usibye n'icyo abana bibagiraho ingaruka zikomeye cyane n'ihungabana batazigera bakira. Ngewe inama ya mbere nagira uyu muntu kwicara akabana nabyo. Ikindi cya kabiri gasaba Imana ubwenge n'imbaraga byo kwicara akabana nabyo kuko yarahubutse yihitiramo. None se ubu ngubu Aburahamu ajya kuryamana nande harya buriya ntuza n'umuja we yitwa ntago ndi kumwibuka. None ko umwana yavutse Imana ari bwongere ikamwica ngo kugira ngo ikureho icyabaye ntago byari buvemo. Buriya iyo ukoze icyaha Imana irakubabarira ariko ingaruka ntago zivaho. Uba wicaye mu ngaruka z'ibyo wizaniye. Rero ntago ingaruka zijya zivaho. Niyo ugerageje kuzivanaho usigarana igitutsi muri rubanda. Ikindi cya kabiri birashoboka Imana yatandukanya abantu. Birashoboka. Oyase kandi. None se reka nkubaze. Igihe cyawe cyo gupfa kitaragera. Imana ikabona umugabo agiye kukwica. Arakwica birangire. Uratekereza Imana itakuburira? Yakuburira ishobora guca mu bahanuzi simbizi. Kimwe nuko nawe ubwawe ishobora kugucamo kamenya ko umugabo agiye kukwica. Ushobora kubirota cyangwa se nawe ushobora kwiyumvamo kwigendera. Ariko titi aho kimwe nuko ushobora guhusha ko agiye kukwica. Nese nibiba ntuzi ngo aho ngaho urabukinguye umuryango w'abantu ba divorce rero. Ntago nge ngukinguye. Niba udafite umugabo ugeze ku rwego rwo kuba yakwica waba ujya hese nyine. Ariko nanone burangiye nkunda ubuzima. Buramagara iki kibiri wagikoraho ukihangana. Umunsi abantu bose nibasenye bazatubwira ko abagabo bari bagiye kwica cyangwa abagore bari bagiye kubica. Hoye. Izo nzitwazo nazizana kuri ngewe se ntanga ubugingo. Nazizana ku Mana beshya nuwo kurimbuka. Ariko izo nzitwazo nuziha Imana arizo izakumva. Ariko izo nzitwazo nuzihereza abantu kuko abantu nago dutanga ubugingo. Utanga ubugingo se uzagikora icyo kintu ubeshya abantu babeshye byemere kuko namaginga hari amadini abaye habeshya abantu ngo barakijijwe ngo barakoresha imbaraga y'Imana kandi bakoresha imbaraga z'umwijima kandi bakabona abayoboke. Barabeshya abantu ariko nago babeshya Imana. Igihe kizagira barimbuke. Sibyo cyangwa Imana ibeshyire no ku karubanda. Rero nubeshya abantu umenye ko Imana itabeshywa. Izagukubita inkoni kandi izakuzengereza. Ariko nje nanjye nago nagira umuntu inama ngo umugabo kugeza umuhoro rimwe akugeza umuhoro kabiri ngo nurangiza wicaye mu rugo na leta ibyo bintu nago bishyigikira. Iranavuga ngo nimba ubona amakimbirane yanyu ageze ku kigero cy'uko mutinyuka urupfu mugashaka kwicana mutugane tubagenze gute tubatandukanye. Ikintu cyitwa urupfu cyo ni ikindi. Ushobora gupfa reka mbabwire iki kintu. Umugabo ushobora gushwana nawe sibyo mugatukana mukavugana ibyaye agukubisa umuhoro nta mwanya wo kwihana waba ufite uhita upfa kandi ukabura umwana wo kurimbuka. Mu gihe ushobora kuvuga uti reka mbe nibese ugakomeza ubuzima kandi n'ubugingo bwawe bukaba burinzwe. Mu by'ukuri umugabo urakijijwe pe abantu barabizi. Buriya uramutsa akwishe mwari muri kamere muri gutongana uri umwana w'ubugingo tuvugishije ukuri. Aragutunguye aragukenyuye nta n'umwanya wo kwihana wabona. Rero ngewe ntago nabura kubwira abantu ngo niba ubona umugabo wawe cyangwa umugore wawe ageze ku kigero cyo gutinyuka urupfu uri kubyumva ibyo gutinyuka kwica akabifata nk'ibintu bisanzwe akakubwira mwe ngo nzakwica kabiri nzakwica akakugera umuhoro ukabona igikoresho mu rugo uzasenge numara gusenga ugishe n'Imana inama. Imana izakugira inama kandi izakugira ubwo nyine si mu byumba. Okay. Noneho wenda reka tugaruke gato kuri izi divorce. Wenda nakantu gasa nk'agatangaje reka ariko nkita ariko ni ibintu biriho bivugwa. Kuko uyu munsi turi mu muryango. Hari abantu uyu munsi
yaba mu binyamakuru birandikwa yaba kuri social media turabibona ukumva ngo abantu ngo batandukanye kuko ngo batabasha gushimishanya mu buriri. Sinzi niba nawe ibyo bintu by'ubyumva. Ese birashoboka koko ko kira gikorwa cyo mu buriri gishobora gutandukanya abantu? Kuko biravugwa ntabwo icyo kirori ngiye numva cyagakwiye gutandukanya abantu. Impamvu uvuga ngo ntabwo cyagakwiye gutandukanya abantu, ni urugero niba uri umugore udashoboye gushimisha umugabo wawe yajya hanze ugatangira ukamubwira nabi cyangwa se ukamucira iteka ukamutuka ukagira gute, uri kumushyira ku nkeke. Niyo mpamvu navuze ngo niba urugo rwawe rumeze nabi umwuka w'ubwenge urakenewe. Icyo ni icya mbere. Mu gihe umaze gusobanukirwa ko urushako rwawe rufite ubundi, reka nkubaze, ufite urukundo ukunda umugore wawe cyangwa ukunda umugabo wawe, igikorwa cyo mu buri cyakwanga gute? Ko biriya bintu nasanze bituruka ku marangamutima. Niba wishimiye umuntu uko azi kuririmba, ego ko mana uragenda yewe agakiza agateretse hasi kuko hari kiri kugukurura, sibyo? Ariko urukundo iyo rugukurura kuwo Imana yaguhaye, tekereza ko biriya bintu bitakwanga. Ukunda umuntu ntabwo byakwanga. Nese ko babivuga ntabwo byakwanga, ahubwo buri munsi waba umukeneye. Nyine izo ni za ngaruka z'uko urukundo, uwo muntu utagira ubushake nta rukundo aba afitiye uwo muntu. Ni ukuri nta rukundo waba umufitiye, nose byanga biti. Cyokora wenda ushobora kumbwira ngo nagageza ku byishimo bye, naho ngaho nyine aho ngaho. None se nimba atagejeje ku byishimo bya nyuma n'ibyo basi wabibonye bikeye, kuko hari n'abatabigira. Ariko se twagiye tunanyurwa. Iyi si ntabwo ari paradizo, twagiye gutegurirwa hacu tuzaba. Aha rero turacumbitse, ibigomba kutubaho byose icyo dusabwa cyangwa se icyo dutegetswe kwihangana no kubikomereramo. Ntaba nawe ibyo byishimo bicyo urabibona, hari ababibuze bajya kubishakira iyo hirya, n'ibyo byishimo bicyo urabibona, n'ibyo bikeya bihari nabinyurwe nabyo. None se usibye n'ibyishimo byo mu buriri n'ubutunzi cyangwa se financial yo mu buzima busanzwe cyangwa se ubushobozi bw'umuryango, hari uwo bunyuze, yaba abagabo cyangwa abagore. Nose ntago ubanye nabyo bigutwaye iki se? Ariko wagukubita ifaranga wavuga uti narabitegereje kuva kera, ariko ubwo buzima urimo warabwakire kandi urabumenyereye. Kuki se udashobora no kumenyera cyangwa se udashobora kwakira ibyo byishimo bike bibasha kubona? Ubu ngubu hagize uguha ubuhamya ngo ngiye maze imyaka iyi n'iyi nta byishimo ngira ariko ndacyabubatse, ubwo se ubwo ntiyazagutsinda ku rubanza ku munsi w'imperuka? Ntago yazagutsinda. Kuri iki gihe buriya hari abagira, hari abantu rwose baba barabaye ikinya, ubuzima bugakomeza cyane rwose, kandi ntajye kurarikira, ntajye hehe, ugasanga yabaye ikinya, ubuzima bugakomeza. Bajya muri bavandimwe ngo bise abapfubuzi. Hari abantu rero babana nabyo bakabikomereramo. Ubu se ntihari abapfakazi babayeho kandi batajya gushaka iyo myanda hirya? None se ntibabayeho? None se kuki udashobora no kwakira ukavuga uti reka mbibare ko ndi umupfakazi? Wenda ubibare gutyo, cyangwa ubwira Imana uti Imana ntera ikinya uyu mubiri buwusinzirije, utangusha ntiyawusinziriza cyane. Urangiye namaze gusanga nta kintu umuntu atakontorora. Nibyo twigira, ariko buri kintu cyose umuntu yagishyira mu buryo akagikontorora. Iryo rari wayikontorora bikemera. Ubishatse wamara n'ukwezi ibyo byishimo ntabyo ugiye gushaka, cyangwa se no ku mugore wawe cyangwa no ku mugabo utabishatse, kandi ubuzima bugakomeza kandi ukumva ntacyo bigutwaye. Nta kintu umuntu adashobora gukontorora, ahubwo nitwe tubyica. Buri kintu cyose umuntu abasha kugikontorora bigakunda. Ibyo mbabwira ndabizi. Yego. Titi urakoze cyane, turimo tugana ku musozo. Gira inama umukobwa cyangwa se umusore wari udukurikiye uburyo ashobora kurambagiza. Uyu munsi ashobora kuba yarari kurambagiza ariko atazi ikiri kumukurura, niba ari urukundo koko cyane marangamutima. Uyu munsi yitware gute? Ikintu cya mbere ndi buvugeho, ndi kugira ngo umenye ngo muri urwo rugero rwo kurambagiza urimo, ese ibi bimenyetso mfite ni iby'urukundo rwa nyarwo cyangwa ibimenyetso mfite ni iby'urukundo rwa nk'amashara ruva ku marangamutima y'ikintu kiza wabonye ku muntu?
kuko hari n'igihe ukunda umuntu sibyo urukundo rwa nyarwo rwaturutse ku kintu kizamubonyeho kikagukurura ariko akaba ari urukundo rwa nyarwo ikizabiranga cyangwa se ikimenyetso ni ikihe nuko muri iryo rambagiza uri kumwe n'uwo muntu ubona ko kubabaza ariko ugakomeza kumukunda ukumva ntago ruri kugabanuka ahubwo ruri kwiyongera uziko hari igihe upfubirana ngiye najyaga mpfubirana n'umutware wanjye tugapfubirana shanga babaranga ngiye kumara ukwezi ntamuvugisha ahubwo nkamukumbura nkavuga nkafata telefone ngiye kumuhamagara kambe ndetse kanihagarareho ukihagarara ukihagararaho ariko ukumva umuriro ukwakamo wo kumuhamagara kandi yanagukoshereje sibyo rero niba fiance wawe wo uri umusore cyangwa se uri umukobwa akubabaza kuko ntago turabera reka ndeke koresha iryo jambo nako kuko buri muntu wese agira imico myiza n'imico mibi ariko nanone nimvuga imico myiza n'imico mibi ntago ndi kuvuga imico y'ubusambanyi yego ntago ndi kuvuga imico y'ubujura turavuga za kamere ni za kamere ubwo ngubwo hari kamere hari n'imico mibi hari kamere oya ntago ari ibyo ni ukuvuga ngiye gutuma njya kuri iyo umuntu yababariwe ari umukirisitu yarabyawe ubwa kabiri hari ibyaha adakora yego kambisobanure mutazambona kuri kamera umuntu akantungura akamfirima wenda ndimo kuvuga nabi mutangiye dore wa mukirisitu watubwiye ngo arakijijwe mu nyumve neza iki kintu nkibabwire mu cyumve mutazongera no gucira abantu hiteka umukirisitu wakijijwe by'ukuri hari ibyaha adakora impamvu ibyo byaha atabikora ni ukubera iki Imana iba yaramukuyemo kamere yo gucura ibyaha gucura ibyaha mvuga ni iki kugambirira kujya kwiba kugambirira kujya gusambana nyine umutima we ntago ukigambirira kujya gukora ibibi uyu muntu asigara akora ibihe byaha akora ibyaha biturutse hanze gute umuntu akaza akagucumuza yego umuntu akubwiye nabi urarakaye rimwe na rimwe umusubirije muri kamere nubwo utamubwira ibitutsi by'ubukozi bw'ibibi ariko ari ijambo uri bumubwire rimukomeretse yego wenda n'urugero ariko si byo wari wateguye ntago wabiteguye n'urugero kavuga ngo wamupfapfa cyangwa wakigorgiwe muri biriya biranditse mu migani ukamuga ati na Bibiliya iravuga ngo abantu batagira ubwenge ni ibigoryi nawe mbonye uri ikigoryi mu by'ukuri akubwira amagambo aragukomeretsa urababaye nawe bitumye umusubiza andi magambo yego ni ukuvuga ngo koze icyaha giturutse inyuma ntago yagambiriye gukora icyo cyaha niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo nta kizabuza ibisitaza kuza Imana yari izi ko tuzasitazwa muri uru rugendo yego yari izi ko tuzahura n'ibisitaza ariyo mpamvu Yesu yasize aduhumurije ngo bana banjye nta kizabuza ibisitaza ko bizabazira ariko ubizana azabona iki umukirisitu rero abaho imibereho yo guhangana n'ibituruka inyuma naho ibyo mu mutima biba byaramaze kuranduka Imana iba yamuhaye ubushobozi bwo kunesha no gutsinda kugambira gukora ibibi yego icyo nari ndi kuvuga rero kuba ari mu rukundo cyangwa se bari gufiyansanya cyangwa se ababana Imana ntago iduhuza duhuje ahubwo iduhuza tudahuje kugira ngo duhuze rero ntago uzakundira umuntu ibyiza ngo ibibi ubimwangira icyo gihe ntago uzaba umukunda icyo ndi kuvuga rero ikimenyetso kiranga ko ufite urukundo ni uko ukunda uzanamukundira imico ye itari myiza kandi mwashwana ukumva nibwo uri kurushaho kumukunda icyo gihe uzaba ufite urukundo ruturuka ku Mana yo mu ijuru uzaba ufite impano y'urukundo koko byanyabyo ariko niba ukunda umuntu kuko yaguhaye amafaranga ni urugero yakubabaza akakubwira ati genda ugura ikanzu ukaba urishimye uragurutse ati ndakubabare kuko umpaye amafaranga udashobora kumubabara nta nayo yaguhaye cyangwa se ukaba ukunda umuntu hari icyo umutezeho ni ukuri wumve ngo umeze nk'uri kwica umuntu ahagaze nawe umeze nka babandi bose bica nushake wihane wongere wisubiremo nawe rero ushaka gusobanukirwa nimba ufite urukundo cyangwa se ufite amarangamutima ndizera nta gisobanuye cyumvikanye yego aha urakoze cyane hari akandi kantu nashaka kuvugaho kugira ngo usobanukirwe ko ufite urukundo cyangwa amarangamutima niyo mpamvu habaho kurambagiza fiançailles kurambagiza kurambagiza rero akamaro kabyo ni ibihe nuko muri urwo rugendo murushaho kumenyana
fiyansaye ituma abantu bamenyana cyangwa se kurambagizanya, nyine kurambagiza si muri kubyumva, bituma abantu bamenyana. Kumenyana n'umuntu rero niho wunguka ubwenge bwo kumenya ngo uyu muntu ndamukunda by'ukuri cyangwa se namukundishijwe n'ibyiza gusa, rero bityo nta rukundo ngenje gute mufitiye. Rero fiyansaye ni nziza cyangwa se irambagiza ni ryiza, rituma ubasha kumenya ko ukunda umuntu cyangwa se utamukunda. Ari urukundo rw'amarangamutima cyangwa se ari urukundo nk'impano y'Imana. Yego. Urakoze cyane, ikiganiro cyiza cyane uduhaye. Ngira ngo cyari gikenewe mu gihe gisa nk'iki ngiki turi kubona divorce zingana gutya. Ngira ngo buri wese arashobora kuba yakuramo ibye. Hari umuntu ushobora kuvuga ati uyu mubyeyi afite inama nziza, ese namuhamagara akaba yazimpa, birashoboka? Yego rwose, kumuhima inama no kumusengera ibyo bintu birajyana, kuko ushaka guhereza umuntu inama ariko anytime satani akongera akagaba igitero, kuko nta mbaraga z'isengesho yabonye, akongera akagwa hasi akikubita hasi. Yego. Wamuha nimero noneho buri tugasoza? Nimero yanjye ni 0781 96 91 34. Iri kuri WhatsApp. Yego. Ushaka no kumpamagara ngo tuganire ubohoke. Abantu barababaye. Abantu barababaye. Bura ubona umuntu agenda ukabona yisiza arasa neza yambaye neza, ariko umutima warabaye ibisebe. Rero akabona nta n'umuntu wo kwizerwa yaganirira. Buriya nimba ari ikintu cyambere kiruhura umuntu ni ukuganira bya bintu bikamuvamo, bikamushiramo. Yego. Rero nimba ufite umuntu wizeye ujye umuganira kugira ngo uruhuke. Nawe utamufite ushobora kuganirira nkanjye ntakuzi, sinkuzi, ntunzi, byibura ukanganirira ukanaruhuka, sibyo? Nimero yanjye niyo rero, kandi niteguye kumva buri muntu wese, kandi ndizera ko Imana izabana natwe. Amen. Amen. Titi, reka tugushimire cyane kandi dushimire n'abadukurikiye ibiganiro byacu by'akagaruka. Shalom, shalom. Shalom.